Amen, amen, amen. Topaya sinima efo hela distance fo limaya si ela hedobaya si ela Uwiteka arambwengaje kwegura ihema Imana ishimwe Imana imbwira ngo Imana ije gutebuka ku bantu bari kurira Imana ije guhoza amarira uyu mwaka Imana ije guhemba Imana irambwenga uyu mwaka ije guhemba abantu bayubashye n'abantu bubashye bakitondera amategeko y'Uwiteka abona Imana ije gutabara haleluya bagende mu nzira y'Imana batunganya haleluya Uwiteka ari kumbwira ngo aje gutabara ayubashye Imana ishimwe cyane haleluya kandi mbonye Imana ibamba ihema Imana ibamba ihema ku bantu bayikoreye ku bantu bayubashye topaya sinima efo raya sire bonne distance elala power taya sire bonne distance Imana iri kumbwira ngo Imana y'ubutabazi kwa gatandatu no kwa karindwi Imana y'ubutabazi tuvuge cyane ngo amen Imana imwaza abarozi Imana itebuke ku bana itebuke ku rugo itebuke kuri keredi itebuke kuri kanseri yanze gukira Imana itebuke ubukode bukumereye nabi Imana itebuke ubana wizengurukaho Imana itebuke diporomu bitse Imana nitebuke kuko nitebuka urasiga ubona kazebuka irasiga itanze inzira Imana nitebuka hatari uburyo Imana irasiga hatanga gukina finale haleluya Imana yiteguye gukina finale fumu bakurwanya abavuze kutazacuruza ngo wunguke Imana ije kumwaza abavuze kuzahomba Imana ije kumwaza abavuze kutazubaka Imana ije kumwaza abavuze kutazatera imbere Imana ije kumwaza abavuze kutazahera sinima Imana ije kumwaza abavuze kuzahora wizengurukaho kumwaza abavuze kuziga ntubona akazi Imana ije kumwaza Imana ishimwe cyane haleluya topaya sinima birashaka ufite urugo ukaburi kurara uri kurira ariko ndi kumva mwuka wera w'Imana mbwira ngo Imana ije guhoza amarira Imana ije kumwaza topaya sinima raya sire distance Uwiteka ari kumbwira ngo ni maya siera warize ntiwabona akazi diplome yawe irabitse ariko Imana ije kumwaza Uwiteka ari kumbwira ngo hari umusore wize amaze kwiga abika diplome yiwe iyo diplome nta kazi yabonye ariko mbonye Imana yegura ihema Amen, amen, amen. Topaya sinima efo hela distance fo limaya si ela hedobaya si ela Uwiteka arambwengaje kwegura ihema Imana ishimwe Imana imbwira ngo Imana ije gutebuka ku bantu bari kurira Imana ije guhoza amarira uyu mwaka Imana ije guhemba haleluya ariko ije no guhana etopaya sinima nima efo ela ya si Imana irambwenga uyu mwaka ije guhemba abantu bayubashye n'abantu bubashye Imana ubwira abantu bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose ni iki ninyongera uko waba umeze kose Imana ishaka abantu bayubaha uburi muremure uburi umugufi data wa twese cyashaka n'abantu bagira gute n'abantu bubaha Uwiteka bakomeye nibagira icyo bakumarira ariko Imana ikurengere topaya sinima katebuka haleluya birashoboka kubona nta nzira ariko haracyari ubutabazi bw'Imana mama papa birashaka kubona nta butabazi ariko mu ijuru hari Imana y'imbaraga umaze igihe ufite amarira umaze igihe ufite intambara umaze igihe urarurira haleluya ukarya amarira ukisegura andi ukagendana nayo ariko mu ijuru hari Imana igihoza amarira udashaka yariko kutagira akazi ntabwo nzi ariko umaze igihe urwana nayo Imana ishimwe yariko y'imibereho mibi yariko y'icangiro ariko nkuzana ijambo rivuga ngo uhereye umunsi Imana igira yarikirtura itareki kwicariye cyaba ari amagambo yaba ari abarozi topaya sinima efo yaba ari urugo rubi yaba ari business iri guhomba yaba ari cyamunara ariko nkuzana topaya sinima efo henima ya sire bonne chance hela distance bibirivuze ngo iki iravuze ngo Uwiteka atabukunyiza untabare abashaka ubugingo bwanjye bamware bakorwa n'isoni bagira igisuzuguriro na gatanu Imana igira ibintu imwaza ubushomeri imwaza diabete yanze gukira imwaza kanseri yanze gukira Isunzu mutsizo kaye Isunzu mutsizo shoboye Isunzu mutsizo chiza
arabishoboye. Reka nangire ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana ahantu hose uherereye mu bice bigiye bitandukanye. Niba ari mu gitondo nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi niba nijoro nizere kuza kugira ijoro ryiza. Mwibutse ko ari Zirikana TV ndetse n'Iramiro TV na Umugisha TV. Yes, wowe dukurikiye rero ugakanda subscribe, nawe utarakora subscribe uze gukanda subscribe, like, share na comment, ko dufata umwanya tugasoma ibitekerezo byanyu. Uyu munsi rero twakoze urugendo rutoroshye, aho twaje ahantu mu butayu. Nakubwira ngo nubwo butayu ntibworoshye, reka nkubwire amavuta cyangwa se kugira ngo ubone umwuka wera ni ibintu biharanirwa no kubishaka kandi ushizeho umwete. Uyu munsi rero twinjiye ahantu mu butayu, tubasanga umubyeyi uri mu mwuka wera arimo asenga. Mu by'ukuri turavuga tuti uyu mwuka wera ufite ubuhanuzi ufite, wasengera abantu badukurikiye, wahanura abantu badukurikiye, abantu Imana bakagubwa neza. Turavuga tuti rero reka tumugereho atuganirize, reka tumuhe ikaze atangire abasuhuza yibwira n'abantu badukurikiye muri aka kanya. Tuguhaye ikaze. Ndabashuhuje, amahoro y'Imana bane namwe, ubwiza bw'Imana bubabeho abantu badukurikiranye. Yesu abahereza umugisha. Amen. Amen. Yego, ku bantu badukurikiye bashobora guhitabaza amazina yanyu, mwitwa bande? Bakunda kunyita Mama Samu, niryo zina banze cyane. Yego. Banze kuri no yabivuze TV. Yego. Ku Isimbi TV. Yego. Mbese ku macana yose no kuri uno kuyange. Mbese uko Imana ishoboje niko nkora. Tuzi neza ko Isimbi TV nicyo kinyamakuru ndakeka gikomeye mu Rwanda, kimaze kugera nk'abantu bagikurikirana bagera muri miliyoni inarenga. Naho nagiye kuri Zaburi yacu. Nagiye kuri Zaburi yacu. Njya no kuri Zaburi. Yego, Zaburi nshya dusanzwe tumenyereye, ni ikinyamakuru gikora ibiganiro by'ivugabutumwa bijyanye n'iyobokamana. Mu by'ukuri wagiye wari utwaye nk'ubutumwa. Yego, Imana yari yampaye message njyanayo. Yego, iyo message wenda Imana yagwaye ujyanayo. Uyu munsi hari abantu uyu munsi bitandukanye, nanjye nta nigeze nyikurikirana neza, bakeneye kumva ubwo butumwa bakageraho bava naho bajya. Ndizera ko n'icyo gihe hari abakize, kandi n'uyu munsi abantu bakeneye gukira. Imana yari yambwiye ngo nimbwira abantu bw'isengero bagiye kuzifunga. Irambwira ngo ije kunyura mu bapasteri. Irambwira ngo hari abapasteri yicaje, hari na ba Dawidi bakiri mu ishyamba batazwi, Imana ije guhagurutsa. Rero isengero zimwe barazifunze. Irangije ramwe ngo kandi mbwira abantu bashaka ubwami bw'Imana gukiranuka kose. Irambwira ngo nubwo bari kuvuga ko isengero bazifunze cyangwa zije gufungwa, irambwira ngo mbabwire ngo mbese imitima yabo yo irafunze. Mu yandi magambo, nubwo isengero zifunzwe ariko ntago imitima ifunze. Ahantu hose wahasengera kandi Imana ikumva, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Uri mu nzu wasenga Imana ikumva, uri mu kazi wasenga Imana ikumva, uri mu rusengero wasenga Imana ikumva. Icyo natangariza abantu bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni nyongera. Yego. Yego, watangira usenga Imana rero, noneho uyu munsi ukabahereza ubutumwa Imana yaguha. Mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana yo kubahwa. Uko ari cyane uyu munsi ni kuri nta gacuko guhindukana mbagaragaraho, izina rye nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye kubw'ineza yawe itarondoreka, turagushimiye kubw'urukundo rwawe rutagira akagero. Ninjye Mama Samuel Imana nicaye kuri izi kamera, ndasenze ng'imbaraga z'Imana zimbeho, twagambiriye gukora ugikore ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo tugiye kuvuga unyemeye uruherekeze, buri muntu wese rimugereho, uri mu kaga ukamukuremo mu izina rya Yesu Kristo. Ufite uburwayi bukire mu izina rya Yesu, ufite intambara uzirangize kuko niwe karuhura. Imana ishimwe, haleluya. Umurimbyi aravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ndetse ribamara imibabaro byarangiza rikabatinyura. Undi aravanga umugenzi naho yaba ari umuswa, iyi nzira ntabwo azayiyoba. Niyo mpamvu dusenze ngo bongere uhembure imitima iguye umwuma. Data wa twese mwiza, unyemeje urikingukira abantu bari bwumvira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Imbohe zibohoke ko kuri Data wa twese mwiza. Urakoze nyaguhora ku ngoma, kubikoze ni mu izina rya Data wa twese n'Umwuka wera, amen. Ndabashuhuje, Yesu abahereza umugisha. Hanyuma
dushuje abantu bari mu bihugu bitandukanye, abadiaspora bari hanze, Amerika, Canada, Ubwongereza, Bubiligi, amahoro y'Imana bane namwe. Dushuje n'abanyarwanda bahani wacu i Rwanda badukurikiye, Yesu abahire mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo twibagiwe abarwayi bari kwa muganga, birashoboka ko amaboko y'abaganga yananirwa n'ubwenge bwabo bukananirwa, ariko mu ijuru hari imbaraga z'Imana, amen. Mu ijuru hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, mu ijuru hari Imana ibeshaho, mu ijuru hari Imana itanga ubuzima. Wowe ubona ko bizarangiye, wowe ubona ko nta butabazi, nagira nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashebuka, kandi urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka aza abantu be. Imana ishimwe. Rero tubwire abantu bari mu kaga, bari mu bibazo, mu ijuru hari Imana, mwiringire Uwiteka. Imana mu ijuru igire gute ihabwe icyubahiro. Reka dusome Yobu ibice byaho 70, ndumva ariyo magambo ari kumfasha. Imana mu ijuru igire gute ihabwe icyubahiro. Zaburi ibice 70, sori gatoya, niyo magambo tugiye kugira gute, niyo magambo tugiye gusoma. Imana ishimwe, amen. Wowe ufite ibibazo, wowe ufite intambara, wowe ufite ibigeragezo, ongera wiringire iki? Uwiteka. Zaburi ibice 70 umurongo waho wa 2, reka twariho dusoma. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka tebuka unkize untabare, abashaka ubugingo bwanjye bamware, bakorwe n'isoni, bagira igisuzuguriro. Imana ishimwe, haleluya. Ndi kubwira abantu bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni iki? Ni inyongera. Haleluya. Uko waba umeze kose, Imana ishaka abantu bayubaha, amen. Uburi umuremure, uburi umugufi, data wa twese icyo ashaka n'abantu bagira gute, n'abantu bubaha Uwiteka, amen. Dusomye amagambo y'Imana ari muri Zaburi ibice 70 umurongo waho wa 2, umurongo waho wa 3. Bakomeye nibagira icyo bakumarira, ariko Imana ikurengere. Topaya sinima efo raya sire bone distance. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Uwiteka tebuka. Haleluya. Birashoboka kubona nta nzira, ariko haracyari ubutabazi bw'Imana. Mama, papa, birashoboka kubona nta butabazi, ariko mu ijuru hari Imana y'imbaraga. Imana ishimwe, haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Uwiteka tebuka untabare. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Ariko abantu bakeneye ko Imana ibatabara, tuvuge cyane ngo amen. Birashaka ko umaze igihe ufite amarira, umaze igihe ufite intambara, umaze igihe urarurira, haleluya, ukarya amarira ukisegura andi ukagendana nayo, ariko mu ijuru hari Imana igihoza amarira. Mu ijuru hari Imana igisenya Yeriko y'ibigeragezo, Yeriko y'intambara, Yeriko yo kudashaka, Yeriko yo kutagira akazi. Ntabwo nzi Yeriko umaze igihe urwana nayo. Imana ishimwe. Yeriko y'imibereho mibi, Yeriko y'icyangiro, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo uhereye umunsi Imana igira Yeriko iritura. Imana ishimwe, haleluya. Ntabwo nzi igitare bagushizeho, ntabwo nzi igitare kikwicariye, cyaba ari amagambo, yaba ari abarozi, topaya sinima efo, yaba ari urugo rubi, yaba ari business iri guhomba, yaba ari cyamunara, ariko nkuzanije ngo abananiwe, imiryango yananiwe. Imana ishimwe. Abavandimwe bananiwe, inshuti zakuvuyeho, mu ijuru hari Imana. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Uwiteka tebuka unkize untabare, abashaka ubugingo bwanjye bamware, bakorwa n'isoni, bagira igisuzuguriro. Nkuzana ijambo rivuga ngo 2025 Imana igira ibintu imwaza, imwaza ubushomeri, imwaza diabete yanze gukira, imwaza kanseri yanze gukira, imwaza ubushomeri. Haleluya. Imana imwaza abarozi. Tuvuga cyane ngo amen. Tuvuga cyane ngo amen. Hanyuma ntabwo nzi ikintu kiri gutuma udasinziri, ntabwo nzi ikintu kiri gutuma utaryama, amen. Haleluya. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Imana ibimwaze. Haleluya. Imana ishimwe. Imana nibimwaza irasiga iremye inzira. Imana nibimwaza ahatari inzira siga hatanze inzira. Imana nibimwaza ahatari ishusho siga hatanze ishusho. Imana ishimwe cyane, haleluya. Kuko birivuze ngo iki? Iravuze ngo Uwiteka tebuka unkize untabare. Nkuzana ijambo rivuga ngo Imana itebuke, ku bana itebuke, ku rugo itebuke, kuri keredi itebuke, kuri kanseri yanze gukira, Imana itebuke. Haleluya. Ubukode bukumereye nabi, Imana itebuke. Ubona wizengurukaho, Imana itebuke. Diporomu ubitse, Imana nitebuke. Kuko nitebuka urasiga ubonye akazi, Imana nitebuka irasiga itanze inzira. Imana nitebuka ahatari uburyo, Imana irasiga yatanze uburyo.
Haleluya. Haleluya. Wowe nkurikiye ntabwo nzi igihe umaze mu bibazo, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo komera. Imana yiteguye gukina finale. Haleluya. Imana yiteguye gukina finale. Yigeze isimbukira. Haleluya. Yigeze isimbukira kwa Morodekayi irangije ikina finale. Haleluya. Nkuzana ijambo rivuga ngo komera. Imana ije gukina finale. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo Uwiteka atebukunyiza untaba abashaka ubugingo bwanjye bamwara. Dushima Imana ko ari ibintu Imana ije kumwaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ije kumwaza abapfumu bakurwanya. Abavuze kutazacuruza ngo wunguke, Imana ije kumwaza. Abavuze kuzahomba, Imana ije kumwaza. Abavuze kutazubaka, Imana ije kumwaza. Abavuze kutazatera imbere, Imana ije kumwaza. Abavuze kutazaheka topaya sinima, Imana ije kumwaza. Abavuze kuzahora wizengurukaho, Imana ije kumwaza. Abavuze kuziga ntubona akazi, Imana ije kumwaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Topaya sinima efo. Birashaka ufite urugo ukaba uri kurara uri kurira, ariko ndi kumva Mwuka Wera w'Imana ambwira ngo Imana ije guhoza amarira. Imana ije kumwaza. Topaya sinima raya sire distance. Uwiteka ari kumbwira ngo ni maya siera. Warize ntiwabona akazi, diplome yawe irabitse, ariko Imana ije kumwaza. Uwiteka ari kumbwira ngo hari umusore wize amaze kwiga abika diplome yiwe. Iyo diplome nta kazi yabonye, ariko mbonye Imana yegura ihema. Amen, amen, amen. Topaya sinima efo hela distance efo limaya siela hedobaya siela. Uwiteka arambwengaje kwegura ihema. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ryawe ry'akazi ryaranze, ariko mbonye Imana yegura ihema. Imana kwegura ihema. Iyo diplome ibana akazi, imaze kwegura ihema. Iyo diplome igira gute? Irayirogora. Imana ishimwe. Imana irambwiye ngo ubonye akazi. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Ndikumva Mwuka Wera w'Imana ambwira ngo umaze igihe ufite uburwayi bwanze gukira, wahuye n'abaganga benshi, ariko Imana iravuze ngo ubwo burwayi Imana ije gukina finale. Heto paya sinima efo raya sire bone distance. Imana iri kumbwira ngo hari umuntu umaze igihe urwaye umugongo bamwandikiye kuwubaga, ariko numvise Imana imbwira ngo ikwiyeho kubagwa ku mugongo we. Imana ihabwa icyubahiro. Imana imanuye ubutabazi. Imana imanuye ikiganza gikiza. Irambwiye ngo ntabwo uzigera ubagwa uwo mugongo, kuko Imana isizeho iherezo. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo iki? Ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka atebuka. Haleluya. Mama, Imana itebuke, kuko Imana nitebuka irasiga itanze ibimenyetso byivugira. Imana nitebuka irasiga itanze ibihamya. Imana nitebuka irasiga itanze ibimenyetso byigendera. Amen. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo Uwiteka atebuka. Ndi kumva Imana imbwira ngo Imana ije gutebuka ku bantu bari kurira. Imana ije guhoza amarira. Uyu mwaka Imana ije guhemba. Haleluya. Ariko ije no guhana. Etopaya sinima nima efo elaya si. Imana irambwiye ngo uyu mwaka ije guhemba abantu bayubashye. N'abantu bubashye Imana bakitondera amategeko y'Uwiteka. Abo ni Imana ije gutabara. Haleluya. N'abantu bagendeye mu nzira y'Imana batunganye. Haleluya. Uwiteka ari kumbwira ngo aje gutabara, ariko n'abantu bayubashye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi mbonye Imana ibamba ihema. Imana ibamba ihema ku bantu bayikoreye. Imana ibamba ihema ku bantu bayubashye. Topaya sinima efo raya sire bone distance. Hari umuntu bagomba kujya kubaga ibibyimba mu nda w'umumama. Haleluya. Atuye hanze ntabwo ari mu Rwanda, ariko yari afite na randevu. Mbonye Imana ishyiraho iherezo. Mbonye Imana ibamba ihema. Ni maya si elala power taya sire bone distance. Imana iri kumbwira ngo Imana y'ubutabazi ku bantu bayikoreye. Uwiteka ari kumbwira ngo ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi Imana y'ubutabazi. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Imana irambwiye ngo ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu Imana y'ubutabazi. Amen. Kindi cya kabiri Yesu ari kumbwira ngo akuyeho amagisida atandukanye. Hari hahagurutse umudayimoni. Ndi kubana ari gusaba amaraso y'abantu, ari guteza amagisida, ariko Imana
yavuze ngo yongeye kubambihema ku bantu bayubashye. Imana ishimwe cyane. Amen. Mu yandi magambo hari umwuka wo gukenyuka Imana ikuye ku bantu. Haleluya. Imana ishimwe. Nabonaga Satani yarasabye abantu, yarasabye amaraso y'abantu. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Imana yongeye gutanga ubuzima mu bantu, Imana yongeye gutanga kubaho. Topaya sinima ijambo ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo Uwiteka atebukunyuza untaba abashaka ubugingo bwanjye bamwara bakorwa n'isoni bagira igisuzuguriro. Mu yandi magambo umuntu wese waguteye igisuzuguriro mbonye Imana ikimuhereza. Umurozi waguteza icyangiro ndabona Imana ikimusubiza. Umurozi waguteje igisuzuguriro ndabona Imana ikimusubiza. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo Imana ubutabazi ku bantu bayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Uwiteka yavuze ngo iki? Yavuze ngo Uwiteka atebukunyuza untaba abashaka ubugingo bwanjye bamwara bakorwa n'isoni bagira igisuzuguro. Dushima Imana ko hari ibintu Imana ije kumwaza. Mama mu ruhande rwa hari ibintu Imana imwajije. Papa mu ruhande rwa hari ibintu Imana imwajije. Wa mukobwa mu ruhande rwa hari ibintu Imana imwajije. Abayobozi bavuze ko utazashaka ariko akira kubaka mu izina rya Yesu. Wewe warashatse uvuga ko utazabyara ariko Imana irambwiye ngo itanze urubyaro. Hari umuntu umaze imyaka 13. Haleluya. Uyu muntu ari mu gihugu cya Amerika yasengeye urubyaro ntibizakunda ariko Imana irambwiye ngo ikirinye finali. Topaya sinima efo raya sira distance. Imana irambwiye ngo yakubwiye impamvu Imana ije kuzisohoza. Wabuye n'abantu benshi ariko Imana iravuze ko Imana ikinye finali. Yatanze abana. Haleluya. Aba bana Imana ije kubasohoza. Ijambo ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo Uwiteka atebukunyuza untaba abashaka ubugingo bwanjye bamware bakorwa n'isoni bagira igisuzuguriro. Hari ibintu Imana ije kumwaza mu ruhande rwawe. Amen. Umaze igihe ubabaye, umaze igihe ufite intambara, umaze igihe ushavuye, umaze igihe nta cyerekezo uri kubona ariko ndi kumva Imana imbwira ko Imana iri mu cyerekezo mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha. Urakoze cyane ubutumwa bwiza utugejeje muri wenda mbere yo gusenga yakubona nko kuye nimero yawe ya telefone ushobora kumufasha mu buryo bwo gusenga Imana mukabana mu buzima bwa buri munsi. Icyo inshuti ziberaho ni ugusengerana ndetse no guhugurana. Imana igakomeza gutanga umugisha ndetse no kurinda abantu babo kuko twumvishe ko hari ibintu byinshi Satani yateze ku bantu b'Imana ariko hari n'ibyo Imana nayo itangaje ku bantu bayo. Mu yandi magambo bivuze ngo hari icyo Imana iri kugukoresha muri iyi minsi kandi ni iminsi igoye, iminsi ya nyuma, iminsi abantu batagisenga uko bikwiriye, iminsi abantu batabona mbese agahuge kabaye kenshi mu bantu ariko akaba yifuza ko wamufasha gusenga Imana mu buzima bwa buri munsi. Yakubona kwemera telefone. Ntangariza abantu badunkurikiye ndikumva umwuka w'Imana ambwira ngo Imana ije gutanga ububyutse mu bantu. Abantu bari bacitse intege ariko Imana iri kunga ngo Imana yongeye gutanga imbaraga mu bantu. We wari utentebutse, we wari uguye wabona ko bicitse, Imana irambwiye ngo yongeye kuguhembura. Wari uguye umwuma ariko data wa twese arambwiye ngo Imana itanze imbaraga zo kongera gusenga. Amen. Kindi cya kabiri harahagurutse ikintu cyitwa intambara. Satani yarahagurutse kugaba ibitero ku bantu bayubashye ariko numvise Imana imbwira ngo yongeye gutanga imbaraga. Imana itanze ubuzima, Imana itanze icyerekezo. Nomero zanjye ni 078 673 378 cyangwa se 079 45 76 915. Yego wasenga Imana ku bantu badukunda. Reka dusenge. Uri data wa twese mwiza. Uri Imana ikiranuka, ubuntu n'inama utugira, uri igiti cy'inganzamarumbu risambi itarumba, uri umunara muremure abaguhungiyeho. Twakugezeho turwaye turakira, tukugeraho nta cyerekezo tubona icyerekezo. Tukugeraho amagufwa yarumye ariko urongera uyahereza ubuzima, uyateraho imitsi, uyateraho inyama, arongera aba mazima. Niyo mpamvu dusenze iri jambo umuntu wese uri buryumve. Buri muntu wese wari ucogwe cyangwa se aguye umwuma, unyemere wongere umuhembure mu izina rya Yesu. Amaboko yawe meza aramira abantu bawe, amaboko yawe meza akora iby'imbaraga mu izina rya Yesu. Nima efo hedo baya si distance ropa ya sinima edrome. Muri byaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ngo
ndetse ribamara imibabaro ryarangiza rikabatinyura. Haravanga umutima ukomeretse niryo riwukiza, haravanga ushonje rirawuhaza. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo wongere uhembure abantu kandi ukora iby'imbaraga, dufashemira imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Rengera ubwoko bwawe, nturengagize intore zigutakire ku manywa na nijoro. Urakoze Mana kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, turagushimiye kubw'umwanya waduhaye ukatuganiriza. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye n'amaze ukanda subscribe, nawe utarakora subscribe, like, share, comment. Igihe twakumwe tuje nagasubira. Ciao ciao.